nongeye ngo ikaze mu gafilime kacu ka none dutangiranye n'umugore waruvuye kwishopingira cyangwa se waruvuye guhaha. Umugore mu gihe atambukaga ageze hano sinzi ikintu abonye abarahagaze. Umugore yitegereza mu kantu k'akaresitora kari ahangaha, hari undi mugabo wari wicaye mu kantu k'akaresitora hano atuje. Umugore ati John. Umugore bigaragara ko yari azi umugabo uri ahangaha, ntituzi ngo amuzi hehe. Mu gihe umugore yitegerezaga umugabo uri ahangaha abona hari undi mukobwa uje amwicara imbere, batangira gusomana nyine nkaho ari couple nyine. Hanyuma umugore asa nk'uguye mu kantu nyine barikanze, ituzi ngo uyu mugabo amuzi hehe cyangwa se uriya mukobwa niba amuzi ntabwo tubizi. Hanyuma umugore urangagira gutya tereka ibyo yaravuye guhaha hasi. Hanyuma umugore barirukanse ntituzi ngo yirukanse ajya hehe. Hanyuma abaranga nyine nabo bakomeza kwinjoyinga nyine bisa nkaho ari couple nyine ntituzi ngo bapanga iki. Hanyuma umugore urangaha yaje ahangaha nyine asanga umusekirite urangaha, umusekirite ati madati urajya hehe turimo akora ibiki. Umugore tirika ntambuka ariko umusekirite atari ku ubwiherero rusange buri hakurya iriya ati ntabwo wakabaje hano. Umugore ati ngiye ntabwo nyine ubwiherero nshaka kwinjira ariko. Umugore ashaka kwinjira ku ngufu nyine, mu sekirite ati umva madati rwose niba ushaka kwinjira hano ati uraza kurikira kugaragara gutyo rwose ati uragaragara nabi cyane rwose ati twagira ngo uri igicuruzwa cyakoreshejwe neza. Umugore nawe arireba nyine abona uburyo yambayemo nyine abona umusekirite ati shana ati ntabwo twakwemera kwinjira hano rwose muri resitora nziza rwose ati aha mwanga ntabwo tujya twemera abantu basa nkawe kuhinjira. Umugore atari ni ingenzi cyane rwose, ibintu ni ingenzi. Umugabo ati nyine rwose ntabwo natuma rwose winjira ati ibyo ntabwo bindeba kuba ibikuzanye nari ingenzi ati uburyo ugaragaramo nyine ntabwo bihura na dressing code y'ahantu cyangwa se ntabwo ihura n'abantu binjira hano kuba bambaye. Ati ahubwo ndagusaba rwose mwinginga rwose vahangaha madati vahangaha rwose. Umugore ahangaha nyine bamubujije kwinjira hano, bisa nkaho yaragiye kwinjira muri ino resitora nyine ngo ajye guhangana n'uriya mugabo cyangwa se bisa nkaho hari ibyo yaragiye gukora muri ino resitora. Gusa bisa nkaho yaraje akurikiye uriya mugabo nyine tubonye muri ino resitora, ntituzi ngo ni muntu ki kuri uriya mugabo uri ahangaha. Umugabo uri ahangaha we yakomeje kwiryohereza n'umukobwa bari kumwe hano, ubona ko ari couple rwose, couple yishimanye nyine, abantu bishimanye. Hanyuma bakomeza gusomana nyine ubona ko baryoshye rwose bimereye neza. Umugore nta kindi yakoze nyine yabonye hari abanze ko yinjira, hanyuma ahitamo kuza ahangaha nyine. Umugore atangira kwiyambura ibintu yari yambaye nyine by'ibikote. Umugore akomeza kugenda yiyambura nyine ibyenda yari yambaye hano, ubona ko yari yambaye ibyenda byinshi yari yagiye agerekeranye nyine. Hanyuma asigarana utwenda tw'imbere nyine. Umugore agize gutya ahita yambara utwenda, afata uruntu rw'urukanzu yari yambaye ahita ruhinduramo agakanzu kiza, agira gutya atangira gufata ibyenda byose yari yambaye nyine byatumaga agaragara nabi. Ayitangira nyine kwiyitaho nyine ari protocole nyine yihindura, namwe muribona nyine gutyo nyine bisa nkaho nyine ari urugamba yagiyemo nyine. Hanyuma abaranga nabo bakomeje kwiryohera nyine, ubona ko bari mu rukundo nyine. Gusa nyine bisa nkaho batazi ko hari umuntu ugiye kubazira nyine. Hanyuma uyu nawe yakomeje kwiyitaho nyine ukamwanya nyine, bisa nkaho hari igitekerezo yagize. Hanyuma umugore uranga agize gutya amaje guhindura ibyo yari yambaye, agera gutyaza mu muhanda abona undi mugore urimo yitambukira hano yambaye utuntu tw'uturinete. Hanyuma aramwinginga ati mbura rwose umfashe madati, mfashe rwose umize rinete zawe. Umugore agize gutya yishyura rinete umugore mugenzi we yambaye hano ku muhanda ahita zimwaka nyine, nawe ahita zambara nyine. Hanyuma umugore agize gutya yarongera aragaruka, nawe umugore uranga asigaye kibaza ibibaye nyine kuri uwo mugore utazi ngo ibiki bijya mbere. Hanyuma wa mukobwa agize gutya yigarutse yahindutse rwose, ubona ko yahindutse none icyuki, none yahinduye n'imyambarire. Hanyuma yaje abaza wa musekirite ati se hano ndahabona tabure. Mu sekirite ati cyane rwose mabuje ati hano rwose hari amatabure rwose. Bisa nkaho umusekirite atanamenye ko uyu mukobwa ugarutse ahangaha cyangwa se umugore ugarutse ahangaha ari wa wundi ngoro umaze kuva mu kanya gato gatambutse. Hanyuma umugore yese yinjira gutyo nyine yigize sire nyine. Umusekirite nawe aritegereza ati batata weti umusekirite akomeza gukurikiza amaso umukobwa cyangwa se umugore wari utambutse ahangaha ati wati bega. Hanyuma umugore nyine yese yinjira muri ka resitora twabonyemo wa mugabo ngo bise John nyine, tutazi ngo ni muntu ki k'uyu mugore cyangwa se bapanga iki. Hanyuma umugore agize gutya yinjira muri ka resitora, ageze hano yitegereza umugabo uri ahangaha nyine, ubona ko yishimanye n'umukobwa uranga bisa nkaho bakundana nyine. Hanyuma umukobwa yaje yigira babandi yegera n'umugabo uri ahangaha nyine, n'uyu mukobwa agira gutya aba bamenyeho icyo kunywa. Umukobwa nawe barikanze cyangwa se umugore uranga nawe barikanze ati mana witi we ibi ni ibiki koko.
ati mumbabarire rwose ati ibi ni ibiki koko ati ntabwo nabishakaga rwose ati ndahubutse ati munyihanganire rwose. Umugore uranga yigize nkaho nyine ibintu bibaye nyine bimubayeho ari agisida nyine, gusa twe tubonye ko abikoze bishaka. Umukobwa uranga cyangwa se umugore uranga yagize gutya ahita afata agapapuro karanga ahita agasoma nyine agashyiraho iminwa yiwe ahita agatereka imbere y'umugabo, hanyuma asa nk'ukora ku mugabo asa nk'umwereka k'agapapuro. Ikigabo kiranga bigaragara ko ari n'igihehesi kigira gutya cyitegereza umukobwa cyangwa se umugore wari umaze kugisigira agapapuro aho ngaho, mu gihe undi yari akiri kwihanagura nyine ibyo bari bamaze kumumenaho by'ibyo kunywa. Hanyuma umugabo yitegereza k'agapapuro bamusigiye abona kanditseho ngo nsanga mu cyumba cy'abagore. Hanyuma umugabo agira gutya itazinga k'agapapuro. Ikigabo hano bigaragara ko ari igihehesi rwose kibwira umukobwa uranga ati shereti nyihanganira gato ati hari umuntu umpamagaye w'ingenzi ati reka njye kureba ibyo ari byo ati ndaje. Ikigabo kigira gutya kivongaho gisiga umukobwa uranga aha ngaha kimubwira ko nyine kigiye kwitaba telefone, gusa twe tubonye ko hari uriya mugore kiyandikiye agapapuro nyine gisa nkaho ariho kikurikiye, ahubwo mu gihe umwe asigaye aha ngaha ari kwihanagura nyine inzoga bamaze cyangwa se ibyo kunywa bari bamaze kumumenaho nyine, ikigabo cyahise kivaho ngaho nyine kijyamo gikurikira wa mugore wundi cyangwa se umukobwa wundi tubonye nyine ku rundi ruhande. Hanyuma umukobwa nawe yahise agira gutya ava aho ngaho basiga ibyo kunywa bari batumije aho ngaho nyine. Hanyuma tugaruka kuri uruhande cya kigabo cyaje gikurikiye wa mugore cyaje muri ibyo ngibyo nyine namwe muri kureba imbere ya screen zanyu. Hanyuma ikigabo kikomeza bari muri ya mico mibi nyine namwe murabizi. Hanyuma wa mukobwa yaje kwihanagura nawe ageze aha ngaha asa nk'uwikanga, kumbe cya kigabo yaguye kuri cya kigabo kiri gusomagura umukobwa wundi cyangwa se umugore wundi wari wagihamagaye. Umukobwa ati John we. Umugabo ati shereti ntabwo ari kubitekereza rwose ati ntabwo ari kubitekereza ati uyu nguyu ni abura uko amwita. Hanyuma agiye ahindukiye abona umugore we nyine itakuramo n'amarinete ati ntabwo bishoboka umugore wanjye. Kumbe umugore uranga ngo ni umugore w'uyu mugabo nyine nitwe tubizi gusa nyine. Umugabo ati Maria turimo urakora iki hano ati ntabwo bishoboka. Umukobwa ati ntabwo nari nzi ko yashatse afite umugore ariko njye ntabwo nari nzi ko afite umugore. Umugore uranga ati nanjye ntabwo nari nzi ko afite umukunzi ku ruhande nyine agenshi inyuma ati ariko birasa nkaho n'ubundi atanamwitayeho rwose, nta kintu bimubwiye rwose, ntabwo yitaye no kuri uwo mukunzi wiwe. Ati mva wa mugabo we rero John turatandukanye duhanye divorce ati tuzahurire mu rukiko. Umugore agira gutya itamucapa urushyi nyine kwitama nyine ati kigoryi gusa. Hanyuma umugabo asigara aho ngaho. Umukobwa uranga nawe bigaragara ko atarazi ko nyine iki kigabo kinafite ngo undi mugore nyine nitwe tuzi kuri umugore ari umugore w'uyu mugabo. Hanyuma umukobwa asigara aha ngaha ati ibi ni ibiki sheri. Umukobwa agira gutya itagikubita urushyi mu wundi musaya ati kigoryi gusa. Hanyuma umukobwa agira gutya itaza nyine nawe kwihanagura nyine aza kwisukura. Kiguma gihagaze aho ngaho. Umukobwa ati none se ko uhagaze aha ngaha urahakora iki? Turakora iki hano wa mugabo? Ntabwo ubona ko bari ubwiherero bw'abagore turakora iki hano? Ikigabo nticyari kizi yuko kiri no mu bwiherero bw'abagore nyine. Hanyuma ikigabo gitangira kureba gutyo nyine soni zirakica kita kiva aho ngaho nyine. Nyuma yo guca inyuma umugore wacyo nyine biza kurangira nabi gutyo nyine kibuze byose nyine. Banga bya bindi ngo wirukanka kuri byinshi ukabura na kimwe. Ngushimira cyane kuri nawe agafilime kacu gasoreje kuri uyu munsi. Gusa gukomeza kuba natwe ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.